Gizarori Comedy. Kuki umugabo yashyira mu itama akavugiriza mwebwe mama wowe umuntu urumva kandi byagimbye se we nakuja yarumva byagimbye tugenda mu misozi tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe be kunja mu ngo tugende mu misozi tubabwira ibya Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu abahisemo Yesu we abahisemo Yesu Sheri bamuka byaje tebuka ibyo nibyo byihoreye Ave ubwo nananiye byarangiye kandi mbone n'uwo kwinjiza mu nzu oya rikira umuntu agomba gukora ashoboye amasegonda 30 nukenera ibirenze ukuzajya muri za nzu neza mbabarira kandi ihangana umbabarire oya nananiwe birahagije amasegonda 3 n'amasegonda 3 vugisha ukuri sajiza kandi kanya ko rikira ndacyagukenera oya hano wa mugore we rero ntabwo njye nakubwiye ngo byarangiye ubune waje utene wazana moteri ntabwo wakongera kumagurutsa ubwo byarangiye kandi hari ubwo nanabivuze ahubwo we tuza we na muganya nshaka kongera bikaza tukaba twakongera ariko ubu birahagije kuko byarangiye basheri wowe ugenda uryame utuze mu nimugoroba ndaza kongera humura kandi ndaza kubikora neza ndagusezeranye genda uryame genda ariko wibabarira wagenda kandi ubwo iyo mvuze ikintu mba ntakivuze genda abagore bazaguza ngereke se ngakoraho nshoboye ni igipatane ndiho cyangwa se n'abakinnyi oya genda uryame kanyaza no kumvita cyangwa kandi rukanguta ndagenda wirirwa ugiye wenda nizongera ujyana utambaye mata uyu mugabo ni ururaya amashije kunyicaza byabaye endi karisiya ese ubundi iragukwira ntabwo uyihambira gusa amasatano yose uba ufite madaka nkubaze ntabwo uzi uwo mugabo amasatano aba mbanze nambaye nawe gasoko kumugirira cyane erega buriya nuko mugira cyane ariko umugore anyurwa n'umukozi akora amasegonda 30 ibyo byakemutse genda aruraye ukajya gufatira hose ibyo byakemutse ujye pasiteri wabigukorera pasiteri aragusengera ugahaguruka ndamukubagira nicyo cyatumye ururaya natwe pasiteri arahita abigukora wowe n'umugabo wawe dore n'uyu mugabo mujyane kwa pasiteri ntabwo yabyemera madamu uriya mugabo bimeze bite ko umugore wanjye iwanjye afite ikihe kibazo ewe uyu ni na muto ni magara mato kwa pasiteri hari umupasiteri wamusengera nimba byose byaranze bigakunda nibe nawe sha twaguranye akaza kubura mu mirimo ngo ndashaka ngo ndabishaka njye amakariso bayakiriye ngo ndagiye kandi mba namubishije n'ikiwe ni ukuri kw'Imana wasanga yamaze icyumweru aryamye mada hari igihe uvuga iki ko byanze umugabo wawe yarakunaniye ngagira amasaha 5 nubwo yananiye ariko arabinkorera wowe ngagira amasaha 5
ariho nawe unyita ikibazo ngo ni amasegonda 3 ibibazo byacu nibyo gutura Imana Kurane mata. None se ibibazo byacu nibyo gutura Imana tujye kuri pastor dusenge kuko tubyara turebe Tujye gusenga utunga umugabo nkawe yego mana urebye agahinda. Sheri umusubirera kinga reka nsubire kinga usanga Gani mundinde Tugende mu misozi tubabwira Yesu maze nabo bakizwe be kujya tugende mu misozi tubabwira Yesu maze nabo bakizwe be kujya mu Abahisemo Yesu we. abahisemo Yesu nimuze dutambuke mwami haleluya mwami Yesu yaraducunguye haleluya tubabwira Yesu maze nabo bakizwe Ngo tugende we tugende mu misozi. Meste mukozi w'Imana Komeye. amakuru yanyu Yesu ashimwe. Umestela la. Orra mishikira mazokora Gahanure neza. hano hari Imana cyane reka tugere ahubwo turebe byari mishikira mazokora Haleluya haleluya umwuka uraje komera cyane ndagusuhuje komera cyane mwuka ndimo ndabona umuntu uravuze Imana igukuye amagi Satani yagusize Imana igukuye amagi Satani yaguva mu banduze izina rya Yesu Imana igukuyeho amabyi Satani yari yaratotobetse mumvugire ngamena irabibonye iramusukuye mukoreye kirini ariko hano cyane ruswe ku Mana dusenge Imana rwose. Aba bantu Imana igiye kubakuraho amabyi Satani yaboneye rwose. utangikije hano ni muri Kongo ibyo biro hano ni muri Kongo kugira umugabo umuntu yashyira mu itama akavugiriza mwebwe mamuko umuntu Kandi byagimbye se we mwatuza ibyo tuzaka koboye kari baruka rero mbona gusinuriza agahuruduka go muri hari abantu babiri Imana igiye kuvuga ngo Imana bakora amagi Satani yaneye yego uru rugo rwose n'urupfuka mu rusengero ntabwo wateraga akabariro neza mu buriri ariko Imana yavuze ngo
Oh yes. Rabiro pevalake. Haleluya. Oh mana rwose. Rwose dore abantu bakwenya ati satani abanyizira. Haleluya. Ala befa. Ngo ni wabyaraga. Nango abaga ku mugore wawe cyane ngo ari kugaba. Rara.